Ese gushimira abana bawe ni ngombwa? Hari abantu batekereza ko nta mubyeyi ujya ashimira umwana mu buryo bukabije. Abandi bo bumva ko umwana uhora ashimagizwa aba umutesi, akumva ko akomeye, mbese akibwira ko isi yose ari iye. Uretse kuba ugomba kumenya urugero wagezamo ushimira umwana wawe, wagombye no kumenya ibyo wamushimira. None se ni ibiki washimira bikamugirira akamaro, bityo bigatuma arushaho gukora neza? Ni ibiki wamushimira bigatuma yagerwaho n'ingaruka mbi? Burya rero twagombye kumenya ko abantu bashimira mu buryo butandukanye, kandi ko abashimirwa nabo batabyakira kimwe. Reka turebe ukuntu ibyo ari ukuri. Gushimagiza umwana bishobora kumwangiza. Hari ababyeyi bashimira abana babo mu gihe bidakwiriye, bibwira ko ibyo bizatuma abo bana barushaho kwigirira icyizere. Ariko hari umudogiteri umwe wagize ati, abana bazi kwitegereza, bakamenya niba umuntu abashimiye abikuye ku mutima cyangwa niba bashyeshyenga. Baba bazi ko ubashimiye batabikwiriye, kandi ibyo bishobora gutuma bagutakariza icyizere. Gushimira umwana bitewe n'ubushobozi afite ni byiza. Reka tuvuge ko umwana wawe ari umuhanga mu gushushanya. Birumvikana ko ushobora kubimushimira kuko bizatuma yongera ubuhanga bwe. Ariko ibyo bishobora kumugiraho ingaruka. Mu buhe buryo? Kumushimira bitewe gusa nuko afite ubuhanga runaka bishobora gutuma yumva ko agomba kwita ku bintu bimworoheye gusa. Nanone bishobora gutuma atinya kwiga ibintu bishya, yumva ko atazabishobora. Noneho rero, gushimira umwana bitewe n'imihati ashyiraho ni byiza kurushaho. Umubyeyi akwiriye gushimira umwana bitewe n'imihati ashyiraho n'ukuntu yihangana, aho kumushimira kubera ubuhanga bwe. Ibyo bituma yibonera ko kugira ubuhanga runaka bisaba imihati no kwihangana. Twakora iki rero? Kubwira umwana uti mbona ukora uko ushoboye ngo umenye gushushanya ni byiza kuruta kumubwira uti gushushanya bikuri mu maraso. Bakunzi ba iyo sengesho, naha dusoreje ikiganiro cyacu, naho ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza.